ibihe nidutagushima Mana uri mwiza Mana uri mwiza Thank you Lord nidutagushima 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 Mana wewe mugenzi wawe ngo Noheri nziza umuntu ukwegereye mubwire ngo Noheri nziza Noheri nziza usabira umugisha umuvandimwe umusabira umugisha dushobora kuba igihe twamuboneye atari bwo yatangiye ariko igihe cyose yatangiriye yakoresheje imbaraga nyinshi imbaraga zose yakoresheje mu bwitange bukomeye tumutunga ibiganza tumusabire kuzaba muri iki gitondo tumwifurize mu izina rya Yesu tumwifurize ngo azasoze urugendo neza zimvune ziba mu kurikodinga zimvune ziba mu gushutinga amajoro menshi gusenga gutegura ibintu bimeze gutya natekereje kumushimira nk'umuntu watanze imbaraga nyinshi akitanga
ni benshi twitanga, ariko byanje ku mutima njye n'umuryango wanjye. Madamu ntabwo yabonetse, ariko twari twatekereje kumuha gift kugira ngo amenye ko ibyo akora hari ingororano, ariko tukiri mu isi hari ukurekonesha bitewe n'imirimo akora. Tumutunge ibiganza, tumusabire umugisha. Imana imwagure kurushaho, umukoresha iby'ubutwari. Imana amavuta ntabure mu mperezo. Imana izamuhe iherezo ryiza. Imana ibe umugisha. Thank you so much. God bless you.
Nariz
gukizwa. Haleluya. Ikibazo cyo barahazi. Ushobora kuba udashaka kuzamura ukuboko ariko tugiye gusigara mu bice. Gukizwa ntabwo bituma utaba umujene mwiza, usa neza, uri uganira neza. No, urakizwa ugakomeza ukaba very cool. Actually bituma uba very cool. Sibyo? Abantu rero bababwiye ko ibyo gukizwa ari ibintu nyine byo kwambara ibisi yajyamo abantu batanu, ukambara amashati arimo abantu babiri nawe, ari mu by'abaturage barababeshye. Abajene ntabwo gukizwa ni ibintu bifite isuku bisa neza cyane. Ushobora gukizwa ukagumana vibes zawe, ugakomeza ukaba uri kuruhuka. Dore ikintu bivuze kumenya Kristo ukamwakira, warangiza ukandika ukareka ibyaha. That's it. Kandi ibyaha ntibitubuza, ibyaha Imana itubuza binatugiraho n'ingaruka mu buzima busanzwe. Mu yandi magambo uba nawe wigiriye neza. Sibyo? Ntabwo ndi byo kubasomera ibyanditse byinshi, ariko ikintu mbabwiye gukizwa ni ibintu byiza, ntabwo ari ibintu by'abaturage. Sibyo? Ni ibintu byiza kuko muri Yesu harimo ubuzima. Sibyo? Ngiye gusengera umuntu wifuza gukizwa. Ndabizi ko ushobora kuba wagize isoni, ubona hano hari abantu benshi ukavuga hatagira abantu bambona bakabona ntabwo ndi cool. You are still cool. Urumva no gukizwa ugakomeza very cool, ugakomeza ugumane vibes zawe. Sibyo? Nta kintu kiri uzangiza. No kumenya Imana gusa ukanga icyaha. Sibyo? Siko bimeze? Aho uri hose usengana nanjye muri aya magambo. Ntugire ibintu byatangizwa, ntugire ibintu biremereye wumve ko ari ibintu bifite protocol ntazo. Reka mbabwire ukuntu njye nakijijwe, navukiye mu muryango ukijijwe, noneho bantoza kumenya Imana. Ariko umunsi umwe bari kutubwiriza ndi ku ishuri, umuntu ari kutubwiriza aravuga ngo niba utaratura ngo uvuge ko Yesu ari umwami umukiza mu bugingo bwawe, ntabwo urakizwa ku giti cyawe. Noneho nanjye nari nsanzwe ncuranga mu rusengero, ndi umucuranzi, nyobora worship team, numva nanjye ngize isoni. Ndatambuka ngiye gukizwa kandi bazi ko ndi umukozi w'Imana. Ariko turangije gusenga dore ukuntu nakijijwe. Nagiye niherera ahantu inyuma, ahantu habaga ubwiherero hirya. Nanjye ndavuga Mana, uriya mugabo yari aravuga niba icyo nanjye ndashaka gukizwa. Ndatuye ko umwami umukiza mu bugingo bwawe. Nuko nakijijwe. Nta protocol nyinshi zirimo, ntabwo bituma nyine umuntu w'umuturage ufite less knowledge. No way. Urakomeza ukaba smart ariko ukamenya Imana. Sibyo? Aho uri hose sindi bukubone, nta nubwo dushaka abantu bakumenya, ariko usenga nanjye. Mureke twese duhumirize ku maso dusenga. Mwami Imana turagushima, tugushime kugire neza uyu muntu uri hano wifuje kukumenya no gukizwa. Icyo gusaba umugendere, mwihishure, mwireke, umuha agakiza, mwe kumusobanukirwa. Atayindi nama yose agiriwe, wowe gusa ubwawe umusange. Kuva none akumenye umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Ubu wakijijwe, aho uri wakijijwe. So, muri Yesu harimo ubuzima. Let's dance.
Beleza.